kwakirana yombi nimwe muri gahunda ya leta aho usaba serivisi aba akwiye kuyihabwa n'uyimuha akayimuha neza. Nyamara magingo aya bamwe mu baturage bavuga ko hari aho serivisi zigenda bigura intege nubwo ngo hari aho serivisi zisigaye zitangwa neza. Urugero ngo ni nkaho usanga umuguzi ajya mu iduka agahabwa inyemezabwishyu iriho ko icyaguzwe kitagaruka mu iduka, ahandi ugasanga handitseho ko ukerewe adasubizwa itike y'urugendo, nyamara yakerezwa ntahabwe indishyi. Ni ibintu bamwe barebera mu ndorerwamo yo kuba bihonyora uburenganzira bw'umuguzi. Ibi kandi ngo biniyongeraho abagura serivisi za baringa. Aba batanga urugero rwa internet bishyura muri amwe mu mabisi atwara abagenzi mu mujyi wa Kigali. Uyikoresha urumva ko we ababangamiwe kuko ya serivisi atayibonye kandi ari ngombwa kugira ngo ayibone. Kubera urumva niba umuntu aba yishyuye kandi yize ko ari buyikoreshe, ntabwo ari ko abantu bose baba bafite ari amamega. Hari uvuga ati wenda araprofita avuye nk'ahantu agiye avuganye n'umuntu ushaka akamushirana, akaba yariteze ko ari buzenda gukoresha iyo internet yo muri bisi, ugasanga nyine ntacyo bimufashijeho. Ibyiza rero nkuko babyemeye nuko bayishiramo. Tuba tuyikeneye ariko nuko ikibazo tuba tutayibona. Uretse kuba bavuga ko hari serivisi bishyura zisa n'izitabaho, ngo hari naho usanga umuguzi cyangwa umukiriya atakiranwa na yombi, aho ngo usanga nko ku mabanki mu nzego z'ibanze abantu birirwa batonze imirongo babuza ababakira. Icyakora nubwo bimeze bityo, umukuru w'igihugu mu biganiro agirana n'abayobozi yemwe niyo yasuye abaturage ntahwema gusaba abatanga serivisi kuzinoza, ariko n'uyihawe nabi agasobanuza impamvu. Mu nama y'igihugu y'umushyikirano mu mpera z'umwaka wa 2016, Perezida Paul Kagame yavuze ko utanga serivisi nabi atari ufite ikibazo gusa, ngo ahubwo n'uyihabwa nabi agaceceka baba bafatanije. Ntabwo ari wa wundi gusa uwo muri restaurant utuma ibintu tugenda unzanira ibi n'ibyo nshaka, akagenda akamara isaha akagaruka tarya washakaga iki, ati wavuze ko washakaga iki, ukamusubiramo, ndetse ahubwo akaba ari wowe uba apologetic, akaba ari wowe wumva ukamusubiramo, akagenda yazana akazana ibyo ashatse akabiguha, ukakira ukishyura, ntugire icyo uvuga, ntugire icyo ugira ute, uba ufite ikibazo. Ntabwo ari uriya gusa ufite ikibazo, nawe uragifite. Magingo aya bamwe mu baturage bashima ko hari serivisi begerejwe mu gihe bafataga amasaha bajyaho ziri nk'izari mu karere bakaba zisanga mu mirenge. Yemwe na zimwe muri serivisi z'ubuvuzi z'ibanze zikaba zarabegerejwe binyuze mu bajyanama b'ubuzima. Gusa nanone ngo kunozwa kwazo hamwe kuracyagenda bigura intege mu bitaro, mu bwikorezi bw'abantu n'ibintu, mu mabanki, amaresitora n'ahandi. Umukuru w'igihugu agaragaza ko kubaza impamvu udahawe serivisi uko bikwiye nk'imwe mu nzira zatuma serivisi mbi zicika. Ikindi kandi ngo gutanga serivisi mbi biri mu bidindiza iterambere ry'umuntu ku giti cye, ibigo, yemwe n'igihugu muri rusange. Kubw'Imana Vidaste, TV10.